Muri Senegal namaze almost ukwezi kose. Nagiye rero njyanywe n'abo bantu ngiye kubavura. Ngeze aho ngaho nsanga hari nabandi bakene badafite ubushobozi nabo ngomba kujya kuvura. Hariho abasangaga nimba gutongera imyuka bagashaka kuntera amabuye. Maze kuhava nibwo bamaze kuha agaciro ibyo nakoraga. Nasanze ku muhanda mu bishingwe babasazi batoragura amashashi. Abo nabasazi. Nabasazi. Umugore we bamuroze kwanga umugabo. Yari umugabo akamutuka akamutera amabuye akamukubita ibipfunsi akumva nta mushaka. Bamaze kumuroga ibyo ngibyo bamuroga ikintu kimeze nk'urushwima indira byimba. Iragendera fora. None icyo kintu cyamuforaga inda cyatumaga yumva yanze umuntu wese ariko cyane cyane umugabo we baramuzinuye umugabo we. Nawe nabatunye bajye gushaka ihene. Fata zanya bingi zaho n'amagini n'ibiki byose byabyo bakunje kuri ikintu by'amagini. Ibintu ndabifata mbyoheza mu ihene hariya mu nzu yabo. Umuntu umudamu inda irabyimbuka. Umudamu akoze iki ahobereye umugabo we. Agarutse mu no sensi. Urukundo ruragarutse. Ihene wayibonye kurigaragaritse yikoreye ibyo bintu. Kenshi mu Rwanda umaze kugaragaza video nyinshi ukura amadayimoni mu bantu ukayohereza mu hene. Nahanga Senegal warabikoze turabona ihene yari urimo gukora ibintu byawe. Nayiteruriye n'ijyo yizanye nyivanye hanze we yariziritse. Bayiziritse ndayizana hari. Kubera iki ukunda kuyohereza mu hene utayohereza ikuzimu cyangwa aho yavuye? Kubera iki hano mu Rwanda udafata survey yo kureba abasazi impumyi abarwayi bari hirya no hino mu mihanda apana babandi bagusanga iwawe ku ivuriro ryawe ukajya ku mihanda ukareba bari abantu ukavuga ngo reka uyu munsi ngiye gufata time yo kuvura mu Rwanda ariko muri Senegal warageze utembera uvura abasazi bo mu mihanda ku buntu ariko kubera iki mu Rwanda hano utabikora? Kubarimo gukurikirana BigTown TV turabasuhuza mwese aho ari hose ku isi nimba uri kuri BigTown TV ni igikorwa cyiza cyane gukurikirana gahunda zacu ni byiza kuko tuba tugutegurira inkuru nyinshi zidasanzwe izisanzwe za hano mu Rwanda n'izindi zitandukanye nyinshi cyane. Icyo ugomba gukora kuri BigTown TV ni ugukanda subscribe maze ugakurikirana izi gahunda zacu. Iyo wakanzeho ni byiza cyane kuko uba wa mbere kugira ngo ubone amakuru yacu atandukanye. Uyu munsi twafashe time yo guhura na Salongo, Dr. Salongo, benshi bakunze kumwita umupfumu Salongo, abandi umuganga Salongo, amazina yose uko bamwita kose ntacyo bitwaye, ariko all in all tukaba turi kumwe kuri camera za BigTown TV nyuma y'igihe kinini cyane tutamubona mu ma social medias. Yarari hehe? Amakuru mfite nuko yarari mu gihugu cya Senegal mu minsi ishize. Niyo mpamvu mumubona no n'imbere ya camera za BigTown TV yaje yambaye nk'abasenegali neza inkoni ye ntabwo ajya ayisiga ingofero nini cyane hariya nk'iya Kaguta Yoweri Museveni. Dr. Salongo tukaba turi kumwe nawe hano kuri camera za BigTown TV nyuma y'igihe kirekire abantu benshi bari batangiye no kutubaza Salongo yagiye he? Salongo bimeze gute? Ko yacicetse cyane nguyu hano kuri camera za BigTown TV reka tumuhe ikaze. Dr. karibu. Yego murakoze cyane Bakti. Ndabashimiye Bakti. BigTown na Bakti ntabwo abatandukanya. BigTown ni ikinyamakuru numva no umujyi wagutse ni imijyi yagutse. Ntabwo garukira mu Rwanda gusa. Urabona ko no hanze ibyo twasatse hanze biraza bikajya kuri BigTown no kuvuga ngo BigTown rero iragutse. Nanjye ndagushuhuje Bakti. Murakoze cyane. Hashize igihe kinini abandi baravuze ngo Dr. Salongo asiga afite ubwoba ntago agaragara yarihishe abandi ni menshi yavuzwe. Ese ukuri ko kubura kwa Salongo muri iki gihe cyose nukuhe? Jewe nagira ngo wenda mbanze nsuhuza abantu noneho mbone kugaruka ku kibazo mubajije. Yes. Abakurikira BigTown muri kwisi yose ndabashuhuje. Kamanze mpere hano mu Rwanda abantu bo mu Rwanda mukurikira Salongo ndabashuhuje mu bice bitandukanye by'intara mu ntara mu turere mu midugudu mu mirenge no mu tugari. Ngaruke rero nsuhuze n'abaturanyi kampere mu gihugu cya Uganda. Imbere yuko njya muri ibyo bihugu niho nahereye mvura abantu ngira ngo abantu babonye amashusho muri Uganda navuye abantu bafite za nyabingi n'amahembe za rubare zo muri Uganda narabavura. Hakati bana Uganda baryeyo mbabuziza jimutusiza kwengalo muri mutya. Mbadengera kubabuza ko abana Uganda bari munsi za Amerika, abana Uganda bari mu Tanzania, abana Uganda bari mu Uganda munsi ezenjawuro mwena abagoberera BigTown mbaramusiza. Abarokore barabanga mbaramusiza mu rinya rya Yesu. Ubwo nabakurikira Yesu namwe mwisangemo. Sasa watu wa huko Tanzania ubwo ngiye Tanzania naelekea Tanzania Karagwe Nkwenda huko nilipozaliwa naelekea Nairobi Kenya
naelekea huko sehemu za Kahama huko, na watumia salamu zangu. Mimi mnanijua ni mganga Salongo. Watu wanatuita waganga wa kienyeji, lakini mimi sio mganga wa kienyeji. Sirudie kuniita mganga wa kienyeji. Mimi sio kienyeji mimi. Ibyo ngibyo bazaje mubyita abandi. Mimi ni mganga yule ana nguvu all over the world. Undi muganga wa kienyeji ni umuntu uciriritse. Igiswahili cyarabinafuye. Ntago ndi muganga wa kienyeji. Niyo mpamvu ibyo nkora nanjye birabereka ko nyine ntari muganga wa kienyeji. Ni umuganga ufite imbaraga. America n'ahandi hose, good morning, good evening, how are you? I think that you are good. You are feeling good, you are okay. Abatari okay namwe tujye kuganira. Abanyarwanda mu nkurikira cyane uko nkoresha ururimi rw'ikinyarwanda ukumva. BigTown ishyiraho na programu y'icyongereza nabwo bazantumira nze nabwo ngiye umbwire n'abanyamahanga kuko abanyamahanga batangiye kumenya cyane kurusha n'abanyarwanda. So twihuse cyane rero Bakti. Nagira ngo iyi video uza kujyaho uza gushyiraho amashusho yamaze iminsi ataza uko giyewe muri Senegal navuye muri ukwezi kwa mbere. Amashusho yatinze kongera ko yaje kuri email. Abantu bayafashije gufata amashusho y'ibyo nakoraga vura abantu ko buri mwaka mvura abantu naberetse nagiye muri Uganda mbere kanagiye muri Tanzania mbere kanagiye mu Burundi bindi binyamakuru byansuye nubwo atari BigTown mwaragiye mu bikurikira. No kuvuga ngo rero nagira ngo nihute cyane kugira ngo no gutwara umwanya abandi bo muri ibyo bihugu ntashuje nawe mutumva abahaya bavuga ikinyambo warayirota wasibirege ubwo ngo mwese mwanyumvise abasoga bari mu Uganda aho ngaho muri mucyaido abanyankore nogamba kisi ngwenu shi urwara waragotyashi nibyo ibihugu byahaduturanye harimo ibihugu byinshi bivuga ibyo birimiranye ntabyo nzi mu mbabarire muri Kongo Kongo naringiyo bavuga base mu gusuza ringara Kongo mani Mike ni umukongomani basuzanye gutse ara Kongo bonjour comment ça va ça va bien Okay, ubwo bo muri Kongo nabo mwanyumvise ariko bumva n'igiswahili wa Kongomani mukoje nafikiri sana wa Kongomani wananifuatilia sana wa Kongo ni rafiki zangu abarundi bari abashingana nani bagiye kubasuhuza abarundi bakunda Salongo bari mu Burundi nari Burundi aho ngaho mbere yuko njya Uganda nari mu Bujumbura aho ngaho njya ahantu bita mu Bubanza ya mbere Bubanza ya kabiri mu mujyi hari Bujumbura hagati nari mpare urumva hari ahantu hari Burundi bakunda kujya mu VIP reka mwihorenza hababwira narindi nahuye n'abantu benshi baramenya turaganira nibahita nka Serena ya hari ahantu so nihuse rero muri aya mashusho muza kubona ndimo ndayasobanura nk'umuntu urimo kuyareba ko ndiho ndabona ibintu nakoze hariya nakoze ibintu bitangaje muri cya gihugu cya Senegal n'igihugu cy'Abarabu nako kirimo abantu babayitwara nk'Abarabu n'Abasilamu utaratangira gusobanura video sorry gatoya kugucya mu ijambo Dr. Salongo wagiye gute muri Senegal ninde wagutumiye urugendo rwari rumeze gute bakoze Senegal ari abantu babiri bantumiye kuko giye muri gihugu ntago mpfa guhaguruka ngo ngende nta muntu wantumiye unzi ntumirwa n'abantu banze of course Senegal nta bantu nzi nta nshuti ngirayo n'abavandimwe natumiwe rero n'abantu bari bafite abantu b'Abasilamu barwaye muraza kubona amashusho y'umuntu wantumiye umwe ntago bashaka kwigaragaza kuri kamera ntago kamera bashaka kujya muri kamera ariko narababwiye ntago nza gufata ama face yanyu ndaza kubafata ibice bimwe na bimwe ariko face ntago bashaka zigaragare social media mu idini ryabo ni kizira nubwo abaza Abasilamu bari hano mu Rwanda babikubwira ariko kubera ko ubuvuzi bwanjye bwamaze kogera ku isi yose abo bantu bansaba yuko nzaza mbabwira ko ibi bikorwa ngiye gukora gishaka kurebwa n'abandi Basilamu kugira ngo tubagure bamenye ko ubuvuzi nta hantu buhurira n'iki ni dini je nta dini ngira idini rimwe ry'Abadivanisi ariko idini ntago ryambere imbata no kuvuga ngo amadini yose nyisangaho nagiye rero njyanywe n'abo bantu ngiye kubavura ngeze aho ngaho nsanga hari n'abandi bakene badafite ubushobozi nabo ngomba kujya kuvura urumva no kuvuga ngo rero nari natumiwe Senegal wayigezemo amasaha sangapi wayibonye gute bakwakiriye gute Senegal banyakiriye neza nageze ku kibuga cy'indege cya Senegal navuye Kanombe nca Addis Abeba muri Ethiopia nca Bamako urugendo rw'amasaha menshi umuntu hagurutse Senegal ajya mu Bufaransa agutanga kugera uvuye hano bayagutanze kugera ni hafi uvuye muri Senegal ajya mu Bufaransa ni hafi urugendo rurerure cyane rwafa amasaha hafi 12 gutyo nubwo ko ari menshi mu ndege no kuvuga ngo rero hagati ya 12 ntabwo nabikauntinze neza ariko navuye Kanombe
ndagenda tugera mu mujyi wa Bamako, tuva mu mujyi wa Bamako turakomeza Addis Abeba, tuva muri Addis Abeba twerekeza nako tuva Addis Abeba twerekeza Bamako, tuva Bamako direct Senegal. Ya Senegal banyakira neza ku kibuga cy'indege, bazana imodoka nziza. Nk'umuntu uje kwakira Salongo ntago vuba kuzana indwanguruzo y'imodoka hariya, bazana imodoka nziza ya VIP iri mu bwoko bwa BMW. Nzabereka amashusho yayo niba mushaka. Nuko ko atarangeraho banyakira, ndagenda bantwaraho banteguriye kugira ngo nshobore kwitegura gutangira kuvura abantu batandukanye. Abantu muza kubona amashusho si bari yabonyine, hari n'abandi bantu kuko muri Senegal namaze almost ukwezi kose. Mva ku rugo njya kurundi, mva ku rugo njya kurundi, mva ku rugo njya kurundi. Akabazo k'amatsiko, uwagutumiye cyangwa wasabye kujya kumuvura yakubonye hehe, yakuye he, cyangwa yakumenye gute nka Dr. Salongo muvuzi mu Rwanda? Benshi bambonye kuri BigTown, abandi bambona ku bindi binyamakuru bitandukanye. Dr. Salongo maze igihe mbere yuko YouTube iza narindiho, nataka ku binyamakuru TV wano zanshishagaho ibiganiro byanjye bakambona uko nakoraga, televiziyo bita BTN TV, n'amaradiyo nka City Radio, Flash FM, Radio 10. Iyo binyamakuru byose nacagaho abantu bakanyumva, ariko no cyane cyane social media aho zaziye, cyane cyane YouTube, BigTown, barakunda barabakurikira cyane. Bakurikiye rero amashusho babona uko nagiye mfasha abantu uko nabavuye, bye kuko ntabwo wangira. Nubwo wantumi kuzimuti hari abashitani ashaka kugira ngo yavure, agaruke yongere abe mantu mazima, na imanuka yo nkagenda nkayavura. Ntabwo wagira ubwoba? Ntabwo wangira. Kujya muri yabuko kujya mu Basilamu kubavura. Hariho abasangaga nimo gutongera imyuka bagashaka kuntera amabuye, ariko kubera ko nabaga mfite security bakabwira bari bihorere kuki avura, kandi hari ku ruhande hari ndeba hari abantu bari gufata amashusho ntabwo byemeye, bavuga ati ntabwo ayo mashusho azaca kuki ku binyamakuru bagatuza. Ariko bari abantu ni abantu bari difficult kuko 80% hari mu gihugu cya Senegal n'abasilamu. Okay. Iya sa umaze kugerayo, gahunda zatangiye, ubuvuzi bwatangiriye he? Kuko mu mashusho narebye amashusho gatoya mbona hari umuntu w'impumyi wavuye impumyi atangira kubona kureba neza, wavuye umumama w'umusilamu babiri, b'abasilamu babiri, hari abasazi bo mu mihanda, yego, hari undi wari ufite ikibazo cy'ubumuga cy'amaguru, yego, n'amaso w'amaso, abamaso ni babiri. Reka basi utangiye kutubwira urugendo rw'ubuvuzi wakoreye mu gihugu cya Senegal. Okay, urakoze cyane Bakti. Jewe ndicaye imbere ya kamera, nicara imbere y'abanyamakuru, mbangira ngo tukore ibintu bifitiye abantu benshi akamaro, tubabwize ibintu byo dukora by'ukuri. Kuko hari abantu benshi basigaye barafunguye amacano batangira gukora ibitangaza, bereka abantu ko bashoboye bayigana Salongo. Salongo giye ibintu nkora mbikora ku mugaragaro kandi nkabikorera aho ngaho ukabibona nta bwisho njyamo. Niba ari umuntu ndimo kumuvura ukabona ari umuntu wari urwaye arembye arahaguruka akire ureba kandi wabonaga ko arwaye koko, mujye mwitegereza neza n'amaso yanyu, nta cubiki bamo. Muri Senegal nagiye nduyu, nta n'umuntu najyanye nawe ngo ajye kumfasha. Narijyanye ubundi hari igihe ngenda nkajyana n'umukozi washobora kumfasha, ariko kubera ko abansabye kuza mu ndege ntago bansabye kunzana n'undi muntu, ntago babishakaga, bashaka ibintu byabo bibaye mwibanga birangire gutyo. Nukuvuga ngo rero ndakwereka kuri ya mwana w'umusore niwe ntangiriyeho w'umuhungu, urabona twajyanye ku meza, ubwo ndiho ndihuta dusangira icyayi, amaso ye aranyenyeretsa, harimo utuntu duto cyane tureba muri ya birinete yambaye, yagira ngo abikurure nibyo kwa muganga bamuhaye bimeze nk'ibifime, birakurura gace ku buryo ashobora kureba akantu nk'akadomo. Niyo mpamvu hari ubona ashobora gufata nk'agakombe k'icyayi agasodoka agakurura akantu kuri uriya musore maze kumuvura. Nari nahamagawe n'ababyeyi be, uraza kubona mushiki we hariya yishimye cyane, nari yanze kujya ku mashuri, aravuga ati giye mbonye musaza wanjye amaze gukira nanjye najyaho, ntaho bihuriye n'idini, numva mbohotse. Yarishima cyane ahobera musaza we. Uwo numwe uwo musore ni nawe wagiye amperekeje, amera nka kwa kundi Yezu yavuraga abantu ku muhanda, banze intumwa zikamukurikira kubera ibintu yakoze. Uwo musore nawe yarankurikiye. Hahandi murimo gusangira icyayi byari bimeze gute? Hariya ni mu rugo rwabo. Okay. No kuvuga ngo yararimo kunyakira, kubera ko abandi bari ku mpande bari banze kujya mu mashusho, waraza ava hejuru aho yararyamaga aza kunyakira, turicara tunywa icyayi, hanyuma njya kumuvura hejuru. Abonyaga ko nagendesha kubita ku masikariye kugira ngo arebe inzira, aho adashobora kubona neza igihe ari mu ijima. Maze kumuvura uriya musore,
hariya twicaye ari muri salo yabo saramanje maze kumuvura ajya kunyereka abantu ku mihanda tukagenda nyereka uriya ni inshuti yanjye uyu nguyu yari inshuti yanjye aho twakoreraga amaze kubona umujyi yarongera areba ko mbere yararebaga hanyuma kubera ko bya bihugu bagira nabaki abantu baba babaganga ubuganga bwabo bwa gakondo n'ubupfumu buri hejuru hari babarozi benshi bwarazamutse cyane ku buryo abantu benshi bafite muri iriya myizerere bagiye baterwa na za nyabingi zibajyamo bamwe zikabahuma amaso abandi zikabagira ibiragi abandi hari n'andi mashusho azaza uzabona ku mazi ahantu bagiye babazingira bakora ibintu byose nagiye mfata umwanya hariya mpamagara imbaraga kugira ngo nze nshobore kuvura abantu uriya musore rero hariya wabona ku mihanda aho muza kubona mwebwe mukurikiye BigTown yuri amaze kubona byagenze gute uri ubonye rero yarahumutse hariya wabonaga arimo kureba umujyi ari barabona umujyi hari baravuga ati ndiho ndareba umujyi noneho ndabona ibintu byose isi yahumutse turagendana mu mujyi namwe tugende unyereka afata inshuti ze turagenda bagenda banyereka aba ku mihanda ngenda mbavura muraza kubabona hariya so doctor ufite ubushobozi bwo kuvura uburwayi bw'amaso cyangwa impumyi ntago mvura impumyi yahumye ihumishijwe n'uburwayi busanzwe mvura impumyi yahumye n'abantu bahumanyije umuntu wagiye kwa muganga basanga amaso yawe nta kibazo afite basanga icyo bita navuzi nakwita ni nk'imitsi izana hano ku mboni kuko imboni za amaso yawe ureba reba ni nka ekara fata televiziyo yawe iri muri salo nurangiza ufate insinga zizana mu mashanyarazi uzikate televiziyo irahita ihuma nazo rero wagereranya na navuzi ni nk'imitsi ivana ku bwonko ikazana hano ku mboni iyi mboni niyo ikara rero itangiye kuhuma abazungu batangiye kureba impamvu niba navuze zarapfuye zitewe n'iki bagasanga nta kibazo kirimo bagasanga bagombye kubureba niba bagombye kubureba hari ikibazo kirimo hari uwaguhumanyije ntubone mu buryo bw'imyuka mibi ntabwo rero mfite ubushobozi bwo kuvura amaso y'ibya kizungu mfite ubushobozi bwo kuvura amaso yahumishijwe n'imyuka mibi twihuse rero uriya musore mwamubonye ibyo birarangiye uriya nawe uri ku kagare yari yarahinamiranye amaguru ntabwo agenda neza yari umusore wikoreraga ngaho turimo kubona umusore uri ku kagare amaguru ye yarahinamiranye ari mu kagare aragenda mu mujyi aho ngaho yakoreraga akazi ke ntagigashobora baramunyereka nawe agenda ndatongera nirukana imyuka mibi amaguru yarongera agaruka mu murongo arakira arishima hari ahantu urimo kumugorora amaguru hari andi mo kugorora amaguru nyagarura hano gutya mba nkora ntongera nirukana iriya myuka yatumye ahinamirana hari ahantu we yakwerekaga ngo hano yarambwiraga ko amaguru yadashobora gukira urumva ko abimaze imyaka myinshi hafi imyaka 10 yaragerageje mu bavuzi bose abayisilamu barasenze byaranze urumva no kuvuga ngo rero jewe kumukora namwe nta amaguru yawe reba gutya araza gukira wongera uhaguruka ugende ntago yabyizeye yarahagurutse yamera nk'ikigoryi agenda gutyo aravuga ati ibintu wasanga byo kanya gato ariko ubu ngubu yarakize ameze neza uriya nawe bamukuzaniye cyangwa wamusanze ahantu tu arwaye musanze mu mujyi ari kwigendera n'amafaranga namuciye uhita umuvura amaguru ndamuvura ko nta bantu benshi yari afite bamufasha kwishyura amafaranga yewe nkuko nababwiye buri mwaka mfata umwanya wo kuvura nibura abantu gutanga offer yo kuvura abantu bamwe batishoboye iriya family navuye family ebyiri hari ahantu nuko wenda amashuta yafite ahantu twaparitse ahantu ku muhanda ku modoka sorry gato uze gukomereza muri zo family ebyiri uyu nguyu reka nawe tumusozeho uyu w'amaguru umaze kumuvura n'iki cyese gikurikiraho yabyakiriye gute n'iki yavuze iki inyuma yo kuba bamuvuye amaguru yarishimye cyane abwira bagenzi ngo bateranye amafaranga nyuma baza kumamagara uriya muhungu navuye amaso kuko niwe wagendaga anyereka ahantu bandi bari barazi bari bababaye ngo begeranyije amafaranga na amasefa iyo bakoresha amasefa bakoresha amayero ariko cyane cyane amayero ifite iyo ugiye ugomba kuba ufite amadolari cyangwa amadolari n'amayero ukavunjishamo amasefa amasefa yaho sefa rirahenda sefa rimwe n'amadolari amadolari 100 harimo ibihumbi 63 by'amasefa ni menshi ko amasefa yaba ari hejuru ni ukuvuga ngo rero bari begeranyije amasefa ibihumbi 10 ndababwira nayo ngayo mugere muyaguremo amandazi muyarye cyangwa muyaguremo icyayi tw'uducyayi tw'udukawa bakunda hariya bati rwose urakoze batuzagaruke bamaze kwegeranya bageze mu bantu 70
barampamagara ngo nzasubire mu gihugu cya Senegal kubavura kuko abantu navuye ku mihanda baba babatangaje maze kuhava nibwo bamaze kuha agaciro ibyo nakoraga kuko hari abantu bambaganaga ku muhanda ndimo kuvura bari abantu mwabonye hari abandi muza kubona dore ngabariya ku ruhande hepfo nasanze ku muhanda mu bishingwe babasazi batoragura amashashi abo nabasazi baza kubona uwo hirya yuriya uyu hino wasa naho afitemo akenge ariko uwo hirya we byararangiye n'imisatsi turayibona yamaze kwizinga ikabutura gutyo ndangije bamaze kugarura ubwenge bagarutse mu nomo sense mbagurira imyenda yo hejuru n'ipantaro ndababwira mwambare neza usubire ku murongo uraza kubabona bahinduye imyenda ariko umwanya wo kujya gukaraba n'iki ntabwo nabonye kugira ngo base neza ariko urabona ko bagaruye mu abantu basanze bashaka kuntera amabuye buriya mbere ya kamera mbere yuko kamera ijya kubajyaho ari ibintu byinshi nabanze gukora kugira ngo bemere kujya kuri kamera kuko bashaka kuyiteramo n'amabuye ubu ngabo bararangiye cyangwa uri urababona aba ngabo nabo abo bantu turimo kubona ngo nabasazi Salongo yabavuye nabo barakira ese abo ngabo wabamenye gute mwahuriye he ninde wabakuzanye abo ngabo nawoze nkubwira BigTown nawe uri urambaza nk'umwarimu umubaze kandi ibyo urimo kugusobanura tugende in details kugira ngo barimo gukurikirana BigTown TV babisobanukirwe abo ngabo ni wa musore nabagenzi bari inyuma bari behind the scene aho kamera itarimo kureba bagendaga banda directinga ku muhanda tukwereka abantu barwaye babasazi babandi abantu batinya kwegera babandi batawe babandi bavanywe ikizere n'abantu n'isi yataye ajugunye kabwira nabo ngabo mfite ubushobozi shobora guhabwa n'imbaraga mutamenya hituruka uko genda byose tubikesha Imana ntabwo genda ni nababwiye ngo ntabwo ndi muganga wa kenyeji imbaraga y'Imana ntiwamenye ko ikora inzira z'Imana n'inzira nyinshi cyane niyo mpamvu yo mbivuze abapasiteri bantera amabuye kandi nabo mbavura navuye abasilamu basenga batora za shahada salamu alaykum wa alaykum salamu Allahu akbar bakatokesha imyuka mu izinda mu y'abasilamu bari rero ni abantu batereranywe abandoned bari abandoned so umaze kubavura bari abasazi what was next niki cyakurikiyeho umujyi wose watangiye kunshakisha wa mugabo waciye ahangaha twari tuzi ko ari umuntu uri aho ngaho bakina ibintu byabo kumbe ni umuntu ushobora kuvura abantu bameze gutya bagakira kuko babonye abantu bavuye ku mihanda batangiye kujya gukora imirimo yabo bakoraga mbere urumva bashobora mu mirimo yabo hari imirimo y'ubukarani bafite imirimo y'ubucuruzi cya gihugu ntabwo ni igihugu kitakunda kubamo ubujura umuntu waho arasaba aho kugira ngo ajye kwiba ubujura bwaho buri kuri 10%. Ntabwo ushobora guta telefone mu modoka urayita bakaguhamagara kuri izi nomero bakakubona bakayigusubiza biratangaje cyane no kuvuga ngo rero bariya nabantu bo ku mihanda navuye ntwaye n'abariya banavuye bandi n'uriya harimo n'uriya musore cyane sawa tugaruke kuri iriya family noneho iyo wayigezeho gute ninde iyi family mubona hariya irimo abantu b'abasilamu basengaga abanyamasengesho urabona hariya babanje gusenga nkihagera ndinjira turasenga maze gusenga ndabubaha kuko ibintu byose nakoraga bagendaga banyereka umuco wabo w'abasilamu ko uje mu basilamu witwara gute cyambere wenda si ukwambara ingofero yabo ariko ugomba kubaha Imana ugomba kubaha Allah ni Imana ukuvuga ngo rero maze kubahiriza ibyo ngibyo mbereka icyo ngiye gukora bari bafite uriya mugabo mureba w'umusilamu munini wo muramubona afite umugore we bamuroze kwanga umugabo ku buryo yarebaga umugabo we akamubona nk'ikizira yareba umugabo we akamutuka akamutera amabuye akamukubita ibipfunsi akumva ntamushaka bamaze kumuroga ibyo ngibyo bamuroga ikintu kimeze nk'urushwima indira byimba iragenda irafora none icyo kintu cyamuforaga inda cyatumaga yumva yanze umuntu wese ariko cyane cyane umugabo we baramuzinuye umugabo we umugabo agahora arira umugabo rero yari yandiriye ubwo ngubwo umuntu wanjyanye niwe wantwaye no muri iyo family abantu banjyanye yo ntabwo nabashyize kuri kamera ni abantu b'abakireke bari mu rwego rwo hejuru banze kujya kuri kamera ariko bampa n'iyo family yo iravuga iti twebwe ntudufate mu masura turambara ibyacu bya gisilamu bihisha mu maso urabona ko hari mu maso yabo bahashishe ibindi ufata amashusho yawe nta kibazo abagore babo ntabwo wemereye kubafotora niba babita abasuni n'abasuni sinza ko bari abadamu bakunda kwishyira ibintu mu maso ntabwo amasura yabo baje hakuyashyira ahagaragara uriya mudamu rero mureba nk'ubitara ku rugi murabona uriya wambaye imikara na hano mu maso yambaye ukokoro nkubise ku rugi ko bari bamenye hariya mu nzu y'ikingiranye abonye ngo turaje yari ikingiranye bajya kunyereka ndagenda nkubomanga ku rugi
asohoka nyataka yazi ko ari umugabo aza kumubita urushyi nanjye ndamwohereza ku gitanda aho yararaga aragenda ku gitanda kuko ntabwo nakwemera kujya kumubita urushyi cyangwa ngo nkoze isoni imbere y'abantu ngomba guhita nkoresha imbaraga zanjye ukajya hariya aragenda aryama hariya ku buriri iriya nda yiforaga ikintu cyapikaga inda kikayizamura kikayigeza iriya kikayigarura kikayipika kiba kikamuhaga ariyo cyatumaga azinukwa n'umugabo we bari bamuroze guhurwa umugabo nangije nari nabatumye bajya gushaka ihene fata za nyabingi zaho n'amagini n'ibiki byose byabyo bakunze kurisha ibintu by'amagini ndabifata ndabikomeza njyohereza mu ihene abapasiteri numvise hariya bavuga amateshwa ngo sinzi ngo abapasiteri ngo bindushyi ngo bagenda ngo nkahakoresha najyanye nabo mu ndege ngo baribo bapanga ngo ukuntu ngo tuzaguha ihene ngo imiti ibintu ndabifata mbyohereza mu ihene hariya mu nzu yabo umudamu inda irabyimbuka inda yarihaze yabyimba igera hariya ndayimanura uko ntongera indi manuka umudamu arabyimbuka murabona hariya amashusho umudamu akoze iki ahobereye umugabo we agarutse mu no sensi urukundo ruragarutse amarira yabaye amarira muri iyo nzu imiborogo y'ibyishimo ihene wayibonye kunigaraguritse yikoreye ibyo bintu Dr. ntabwo ari ubwa mbere ntabwo ari ubwa kabiri hano mu Rwanda umaze gukora byinshi ufata utaravaho ni babiri hari n'undi mukobwa umudamu nawe utwite nanjye kubaza ku bijyanye n'ihene yego maze witukomereza ngaho kenshi mu Rwanda umaze kugaragaza video nyinshi ukura amadayimoni ngo mu bantu ukayohereza mu ihene kubera iki ibi bintu na Senegal nahangaho Senegal warabikoze turabona ihene yariya urimo gukora ibintu byawe nayiteruriye n'igihe uyizanye nyivanye hanze aho yariziritse bayiziritse ndayizana hariya nta muntu urimo kubona nta bantu abantendante nari mfite bamfasha igihe wabyikoreraga ko ntabwo nari kubwira umuntu ngo nterure iriya hene ntazi ikigiye gukora urumva nari umuyede nkaba n'umufundi kubera iki ukunda kuyohereza mu hene utayohereza ikuzimu cyangwa aho yavuye ikuzimu bakiti kuzimu ntahabaho ikuzimu ni hano ku isi tuyikorera imyuka yose yuzuye hano ku isi nakubeshye ngo ujye ikuzimu ngo ujye kuzana y'amafaranga uzacubirayo ugenda upfireyo ikuzimu ni mu bitekerezo imyuka idutera mu bitekerezo imyuka idutera mu mubiri ni ukuvuga ngo impamvu iriya hene nyoherezamo biriya bintu ni itungo ubundi amatungo yabereyeho kuribwa iriya hene nawoherejemo biriya bintu ntabwo iribwa irahambwa kuko irabyikorera bikayivamo bijya kwa nyirabyo wabiterereje mbiza bifata nkabisubiza nyirabyo buri iriya hene igize amasaha iza kumara ishobora gupfa bishobora kwica cyangwa igakira bitewe n'amasaha bigiriye kwa nyirabyo bishobora kubanza bikayica bikaza kujya kwa nyirabyo ariko bishobora no kugenda mbere ihene ikagarura ubuzima ariko na Bibiliya yavuze ko mu kuva mu Kamisiri Abisirayeli bakorezaga ihene ibyaha byabo hari ihene yitwaga Zazeri ihene ya Zazeri yikoreraga ibyaha iyo science narikuye muri Bibiliya ndayikoresha fata imyuka nanjye nkayitongera nkabeza ngo ihene mbona birakunze bitewe nuko natongereye imbaraga niyo mpamvu ubona biriya bintu biva mu muntu bikabanza bikajya mu itungo yawe bikagenda bikajya kwa nyirabyo niyo mpamvu rero uzavuga ngo Salongo ngo ihene hari uwavuga ngo yitwaye mu ndege ngayihaye inzoga uyihaye ihene irabira urufuro mu kanwa itungo ntabwo ryihishira urumva ihene uyihaye ikinini ntabwo kinini cyakora kuri ihene cyazana urufuzi mu kanwa ikabicira ikazana ifuzi reba umwanya namaze hariya ndwana n'iriya myuka reba umwanya birimo gufata hariya ngira ngo abakurikiye hariya barebe kabisa turimo kubona reba ukuntu ndwana nayo imyuka ikazengereza ihene mpaka aho yituye hasi uko ngira gutya iriya nkoni uko ngira gutya ntongera imyuka niko iva mu mudamu yinjira mu ihene ihene ikagenda icika intege bya bintu uko bigumya kurwana nabyo kugira ngo bivemo iyo bimaze kuvamo mu muntu neza numva niba ari ikirema cyari cyahinamiranye niba ari umudamu ufite inda nk'iya bintu bimuhaga bitanumva imbaraga y'ibya bintu byarwanaga nabyo bigiye umva bakiteri ibintu rero rimwe na rimwe ntukajye mubizanamo joking ngo abantu bavuge ngo kuza hano kuri social media ni ukuza kuvuga ibintu by'amateshwa cyangwa kuza guta umwanya warazavuga ngo ni filime iki batanga amakomenti ntago mbyanze mubivuge ariko umuntu ubabaye mwabantu umuntu ubabaye agaho kari kundi karahandurika mukunda kuvuga ibintu bikambabaza mukunda kuvuga amagambo nareba umurwayi ukuntu yarameze n'ukuntu akize agahenda kakanyica
umva bakiti agahinda gakanyica kuko jewe mbonye umuntu ababaye narababajwe niciwe abantu mu muryango kubera imyuka mibi nabonye nagize agahinda gakomeye niyo mpamvu rero umuntu arimo kuvugira ku bandi ngo biriya se ngo ngo ni mwihe Yesu ntago mwanze barokore bakirito bavandimwe nimubaze murebe ibintu murimo kubona hariya n'amaso yanyu ntabwo ari ibintu bingibi byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye. Okay, reka tuve kuri famiye ya mbere tujye kuri famiye ya kabiri, naho hari indi famiye tubona hariya nawe bagiye. Indi famiye mureba n'undi mudamu banzanye ariko twese twahuriye mu rugo. Okay, uriya mudamu wundi ku ruhande afite inda yarazinzwe nayo byita kuzinga nabo barazingwa nkuko mu Rwanda bigenda no mu Burayi n'abazungu barazingwa. Iriya ndaye ngari imaze hafi umwaka ubundi umudamu byari amezi 9 yariko we byasabye kugira ngo bigere mu mezi 12 13 iriya nditari yavuka, ariko aya mashusho bayanzaniye yabyaye umwana yarazingutse, umwana agaruka ku murongo karakada mureba kifoye. Urabona ko nagiye nawe kumwegera akenda kunkubita kuko yari yahunze yasohotse mu nzu ajya hanze kwicara hanze. Musangayo bati dore nguriye mugezeho ashaka kunkubita urushi nawe murabibona. Ndangije ntangira gutongera imyuka indira zinguka isura mu murongo. Hashize ibyumweru 2 cyumweru kimwe n'igice umudamu arabyara umwana w'ibiro hafi 6. Umwana mwiza munini muraza kumubona hariya mashusho kuko aya mashusho mbereka yaje kuri email yanjye nyohererejwe n'umuntu umwe nari nasabye ko azayanyohereza kugira ngo tuyereke abantu mbere ku rugendo rwa Senegal bo kugira ngo wenda najyanywe n'ubusa cyane nagiye gutembera nagiye kubabara bisanzwe nkuko mu Rwanda mbigenza. Yes, Dr. Salongo, ikibazo cyane nari mfite nuko kubera iki hano mu Rwanda udafata survey yo kureba abasazi, impumyi, abarwayi bari hirya no hino mu mihanda, apana babandi bagusanga iwawe ku ivuriro ryawe, ukajya ku mihanda ukareba bari abantu ukavuga ngo reka uyu munsi ngiye gufata time yo kuvura mu Rwanda, ariko muri Senegal warageze utembera uvura abasazi bo mu mihanda ku buntu, uvura abasilamu bari barwaye imyuka mibi n'ibiki byose, ariko kubera iki mu Rwanda hano utabikora? Mu Rwanda ndabikora nkuko kenshi na rimwe utajya unkurikira nka BigTown. Ndabikora mu Rwanda nuko gusa kenshi mu Rwanda hakunda kuba kavuyo yimo gukora ibintu nk'ibyo ku muhanda. Haba kavuyo ugasanga rimwe na rimwe ni ibintu bisabye kujya mu nzego kubamenyesha ibintu ugiye gukora. Aba imivuyo ugasanga na polisi iraje ko mwateje akavuyo ku muhanda abantu bagahurura, ibintu yayo ntago mbikunda. Niyo mpamvu nshaka ko ari umuntu ufite umusaza ari ku muhanda, ari umuntu we wasaza asharishijwe na za nyabingi, ubwo musaba ko agomba kumuzana, ariko rimwe na rimwe njyayo nihishe ku mugoroba nkagenda nkavura abantu ku mihanda ntasabye kamera ngo abanyamakuru baze social media zize, kuko no muri abihugu nagendaga mu ibanga, nagendaga buryo umuntu butunguranye ku buryo abantu batashobora kubimenya, ariko mu Rwanda baranze bakibona nambaye inongofero n'inkoni bamenya ni Salongo bagatanya bagahurura. Inzego zabo babyita kwica umutekano, guhuruza abantu bakata mu mirimo yabo, buriya umushinjacyaha yagushinja ibyaha nk'icumi urumva yuko urimo gukorera akazi mu buryo buri butemewe n'amategeko buri disorganized. No kuvuga ngo rero iyo ugiye gukora bino bintu bisaba kubyitegura ukabikora mu buryo buzima. Ariko hari n'abandi nagiye mvura abumwe bakabaterura bakabazana, niwo umuntu afite umuntu sazi ndera akagenda akamuzana akareba ndera byaranze tugasarana inyabingi zamuteye tukamuvura, ni benshi. Okay. So habonetse icyangombwa cyangwa cyemezo cya kwemerera kuvura abantu mu mihanda, tugafata na kamera tukagenda tukareba abasazi bose. N'ubu ngubu harabo nzakubwira tugende kabisa, byaba ari sawa cyane. Tuzagenda dushaka umutekano tubabwiye tuti muturindire hano iminota itarenze 10 tuvura umuntu hano ku muhanda. Urumva ureba abantu tuzavura ku mihanda. Urumva ibimuga bihaguruke tujye kwa rubangura hariya mu mujyi, abantu bari nabo njya ncaho ababona nkavuga nti nk'uyu muntu yakira, uri amusuzumye neza nkasanga ari nyabingi zamugize gutya cyangwa ari amahembe ari ibintu by'iwabo namuhagurutsa agahaguruka, ariko nkacaho nkagenda kubera ibyo ngibyo nakubwiye. Ariko ubutaha tuzagenda na BigTown tugenda duca hariya mvura abantu ku mihanda nkuko mbikora no mu bindi bihugu, kuko ni Uganda narabikoze. Uganda narabikoze amashusho nagwaye handi utafashe nzakwereka ibintu nagiye nkora no mu mavuriro nabasangayo kwa muganga ba kizungu. So wabyeretse abantu hari hari n'ibindi rero utaberetse, hari ibintu byinshi mbaha ntimubitange. Okay, ibingibi bya Senegal ngira ngo abantu bose baraza kubibona.
ngira ngo murimo no kubireba n'ubu ngubu kuri kamera za BigTown TV. Ariko all in all Dr. Salongo amaze gukora urugendo rwe Senegal yavuye abantu ntago yahise atuza, yahise ajya none kuruhuka mu mazi. Hari amafoto nabonye Dr. yaryamye ku mucanga, hariya byari bimeze gute? Hariya foto ubona ku mazi, nagiyeyo nduhukaho ndaryama hariya naraharaye ndimo gutekereza uburyo ngiye kuvura abasilamu, uburyo ngiye kuvura abantu b'intagondwa niko babita. Abasilamu mbabariye iyo bavuze intagondwa ntago bavuze wenda nguri ikihebe cyangwa ikintu munyumve nabi. Intagondwa n'umuntu utava kwizima, ahubwo tugiyewe subhanahu wa ta'ala niwe nemera, ntago nshobora kwemera Allahu akbar, ntago nakwemera ko uza kunyegera ngo nje kumvura ibyo ngibyo. Subhanahu wa ta'ala ni uza kumvura cyangwa ni muransengera ndakira, no. Ariko abasilamu baciye bugufi bwa butagondwa bushyira hasi, bemera ko giyewe uza nkabavura, kubera ko ibyo babona bari bazi ko ari inkinamico. Ibyo babona bari babibonaga ko Salongo ari mu Rwanda adahaguruka ngo ajye kubikora. Ndahaguruka kubera ko je nizeye, iyo wizeye nta kintu na kimwe utakora. Imbaraga urayifite, igisigaye ndayikoresha. Ntabwo rero mpaguruka ngo nyine nje kubeshya, ntabwo byashoboka kuri umenya kinyoma, ntabwo ushaka gufata indege ngo ugende uje kubeshya abantu mu gihugu cy'abandi. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero jewe nsaba abantu nkabatinya, nkababwira nti nta dini na rimwe rigomba kuba ari miti kuri Salongo. Nta munyadini ugomba kumva ko atagomba kwivuzanya bingi. Abarokore mwebwe mufite ibibazo byinshi, abarokore mwebwe bakene kandi muzi Imana. Abasilamu ntabwo mwese mukize kandi Allah hari, ariko hari imyuka yababangamiye yatumye mudakira abenshi. Abarokore uzagende gusenga wambaye ibicocero ujya ku muryango reko bazagutuma winjira ku rusengero, ntabwo bazakwemerera. Bazaza babone Salongo yambaye ikote, nta nubwo bazamenya ngo gutya na gutya ngo ni umupfumu, no. Nzambara ikote hari imodoka mparika imfunguzo zizunguze ninjire mu rusengero. Wowe murokore wa undi waraye usenga bagusubize hanze hari. Kubera iki? Uranuka ubukene. Warasenze Imana ntiyakumva, ariko Imana ntabwo yanga kumva umuntu. Please, Imana irumva, ahubwo irakuyobora ngo wowe kugira ngo ukiri iki ngiki wararwaye. Iyi ndwara dore umuntu wakuvura canga ukinangira. Ukinangira niwumve. Urumva? Abanyamadini bakabwira muve mu bapfumu, muve mu barozi. Yes, nanjye ryo mbabwira muve mu barozi, muve mu bapfumu, kuko hariho abantu mujya batabafitiye akamaro. Nice. Sinzi nimba ari ikintu cyakongeraho Salongo. Uyu munsi twashakaga kureba iyi video y'ubuvuzi bwa Senegal, tunakurikiranye n'amashusho uko byagenze byose, unadusobanurire kugira ngo tumenye ese urwo rugendo rwa rumeze gute, abo wavuye n'ibiki byose. So sinzi nimba hari ikindi wakongeraho. Icyo nakongeraho, icyo nashaka kubwira abantu hano hanze, iyi si kugira ngo yibemo, iyi si kugira ngo yibemo uyibemo neza, nuko ugomba kwivura. Kumenya ikintu nababwiye ni ikintu kimwe gikomeye. Narababwiye ngo baho utaroga, baho utaroga, baho utarogwa, baho utarogwa, baho utarogesha. Kuko nutarogwa ukikingira abarozi, ukikingira imyuka mibi, ntabwo izatera business yawe, ntabwo izatera abana bawe, ntabwo izatera mu byo ukora byose, kubera ko uzaba wamaze kwikingira abarozi n'abakonikoni n'abantu b'imyuka mibi yose, kuko barahari abaroga, natwe tukaza tuvura. Umva nibo baduha akazi. Hari abapfumu b'abarozi baroga batazi kuvura, akabaho natwe ba Salongo bavura bataroga, ariko ushobora gutanga igihano ku murozi akabona isomo. Nubaho udakora ibyo bintu bitatu, nta kizagutwara kwa Salongo, nta kizagutwara n'ahandi, ahubwo uzabaho mu munezero no mu mutekano, usabana n'Imana kandi umeze neza. Urumva ibyo bintu bitatu, nawe baki tuzaze nkutsirike. Yewe nsirika abantu, uzagutsirika mu buryo bwo ku mubiri cyangwa mu buryo bwo mu kirere, ku buryo imyuka yawe yose bagitongera ikayoba, ikajya basubiraho uko bayitongera, ikajya basubiraho. Nukuvuga ngo ibyo birareba nde? Birareba umurokore. Birareba wumva muryanye ku gitanda biri gusengera umugabo wawe ngo nahaguruke ngo Mana Nyagasani mfashe umugabo agaruke, kandi abakobwa barakwibasiye indaya zaramuzengutse zijya gushaka imiti hariya mu barozi zimutwara umutima. Mwavanye kure, mwaguze byose, mwaguze ibanza mugura amamodoka, ariko nta munezero ufite, arirwa biryo hamwe n'indaya kubera ko umutima we waragiye. Nawe mugabo nuko umugore we nuko yaragiye. Ibyo byose kandi muramusenga mukarara amasengesho overnight hariya muziraramo mu nsengero, bakarabamenaho amavuta babohagira babonye nabo batereka mu mabase mwambaye n'ubusa. Ibintu rero mumenye ko hari ubuvuzi, nkuko hari ubuvuzi bwa kizungu, hari ubuvuzi bwa kinyarwanda. Pastor biramureba kwivuza kinyarwanda, wowe murokore birakureba kwivuza kinyarwanda, wowe muntu umeze gutyo birakureba kwivuza kinyarwanda. Umugabo n'umugore kuki mutandukana n'umugabo wawe?
abana bawe bakaba victim kubera ibibazo byanyu mufite. Umugabo n'umugore bameze gutya, niyo mpamvu mujya kwishingiza hariya bagamugatera igikumwe mukamera gutya. Abana bakazamo muri zino ntoki zikurikiraho, inshuti n'abavandimwe nabo bakamera gutya, bakaza bushamikiyeho umuryango nguyu. Abana ngabo babaraje muri zino ntoki, izindi ntoki nazo ni abavandimwe n'inshuti n'imiryango, babandi bahaza bakize, babana bakize baza gutya bakagushagara. Abenshi bazanywe no kugusenyera, abenshi bazanywe no kuguteza za nyatsi, abanshi bazanywe n'ibintu byinshi. Ariko wowe yo mumeze gutya n'umuryango, umugore wawe mumeze gutya n'abana gutya, abandi nabo bakaza gutya bakabashamikiraho, nta cyabatandukanye. Ariko kano kanya nuramo kubonye wasenze ibintu bikanga, waramaze kumera gutya zino ntoki zikamera gutya zigatandukana, menya ngo urugo rurasenyutse, menya ngo n'ubuzima bwawe nta buhari. Cyo nicyo nashaka kubwira abantu. Okay, asante sana Salongo. Kandi numva banyumvise, ngira ngo babyumvishe. Ni sawa kabisa, ni wasoje n'inyigisho nziza cyane. Telefone yanjye uze kuyibaha abashaka kumpamagara, nyandikira kuri WhatsApp. Wayivugiye nibyo byiza. Kanyivuga ariko uze no kuyishyiraho, benshi baraza kuyishyiraho ariko unayivuze. Kanvuge nomero ushaka guhamagaraho. Ushaka Salongo ni 078 32 karindwi 882 078 32 karindwi 882. Okay. Iyo nomero niyo gutelefona, ntago ushaka umuntu uzampamagara ku yindi ngiye gutanga. Ni ngiye gutanga ni WhatsApp gusa ku bantu bari kure, abari hehe hirya no hino ku isi. Ni WhatsApp only 078 karindwi 16 30 iyo ngiyo ariyo uza gushyiraho hariya kugira ngo abantu bashobore kunyandikira kuri WhatsApp. Abari hirya no hino ku isi WhatsApp iraduhuza. Facebook nzababwira bya Facebook muri iyi minsi kuko abantu bari bayinjiriye. Ndaza kunzababwira Facebook yanjye y'ukuri mbereke neza uko hariho abantu bagihakinze bajya muri Facebook bakora fake account bazikereya zirengenye. Munshakire kuri Facebook kano kanya, munshakire kuri WhatsApp gusa, nubwo rubuga rwonyine ndimo kubonekaho no cyakumpamagara. Nujya kuri Facebook abantu benshi babariye amafaranga yabo, mwaciye kuri Facebook uzanyandikira unyereke nomero zakwije kuri Facebook mbakurikirane nabo. Abantu muri yo ngiyo kure muri Amerika, ngira kantu mbabwire, hariho abantu baba kwambuye amafaranga yawe menshi kandi urabazi. Mpamagara umbwire ngiyo utuye umuntu yankwaye amafaranga azanye miliyoni 3 z'amanyarwanda cyangwa 500. Uwo muntu umuzi neza n'inshuti yawe umbwire uti dore nguyu mundegereje ko atazagusubiza ibyabo. Kuko mfite abantu benshi hari muri Aziya, ari mu bihugu by'Abarabu, aho hose abo bantu barahari kandi nazanye imbaraga ihana abantu nk'abo ngabo bakagarura iby'abandi. Asante sana. Yes, reka dusoreze hano ku barimo gukurikirana BigTown TV byose mwabisobanukiwe. All in all turi kumwe na Dr. Salongo, arakoze cyane kuba ari kumwe natwe uyu munsi muri kamera za BigTown TV, nuko twe tumaze n'igihe kinini tutamubona. Ariko reka nshimire na Mike behind the camera, reka nshimire namwe murimo gukurikirana BigTown TV. Until next time, let me tell you, ciao ciao.
amaso ye ntabwo abona kubera undi wawe byamuteye bituma amaso atabona mukanya rero ngiye kumuvura niba ari darwaye koko akire hanyuma nawe afashe kugenda tureba abandi bantu barwaye kubera ko amaso ye n'ikibazo hariya ku bandi hari inshuti we uzi icyongereza abazi n'igifaransa niwe ungayidinze ariko ntabwo mufite umuntu amwitabira kuko we arafitiye ariko aragenda agereka afatanyije n'abandi bantu nibuhure nabo aho nibyo kuvura ariko aba umunsi mbere ahangaha kuko ashaka kujya kuvura abantu ku muhanda aba banyeretse barwaye bababaye umwaka ugiye kurangira murabizi ko SALONGO agomba kuvura abantu bababaye kurusha abandi ni ukuvuga ngo rero mwihangane hano banyakiriye mu rugo bampaye agacyayi bampaye buri kimwe ubu maze kunywa agacyayi ameze neza amata ngaya ameze nk'inyange yo mu Rwanda imbuto buri kimwe cyose Nigga, yes. Senegal. Mbabarire hanyuma nibutse ko ntabwo ari ingofero kandi byemewe rwose mbabarire ntabwo ni umwesipurine ahubwo ntabwo wagiwe ingofero yanjye yanyumye kubera ko yongeye kugura abantu nitwaza nayo iri ku mutwe murakoze rero ngiye gutangira kumuvura mu kanya gatoya ngiye gutangira kumuvura mu kanya gato hari mushiki urimo kunyobora hariya hejuru agiye kujyana aho ngomba kumuvurira ku ibaraza hariya hejuru hanyuma mwihangane ngira ngo saro yabo ni iyi ngiyi hano urabona ko ari urugo rudasaba umunyu urugo rudasaba umunyu kamena rumeze neza so ubwo rero ni ukuvuga ngo tugiye gutangira ngiye kumuvura mwanyihanganira ntabwo nzi ikiworofu icyongereza nkumva igifaransa agisubiza gakeya bonjour comment ça va comment tu vas où ibintu nk'ibyo ngibyo mbabarire utamenya ururimi si ibyabo ariko mfite hano abangayidinga hano bazi umuntu uri hano umufasha kugira ngo explaininge ibyo nshaka gukora byose mfite undi muntu uri iruhande ku gifaransa kubera ko ikiworofu ntabwo nkizi so tugiye gutangira rero ngiye kuvura uriya mugabo aho banyeretse
You may. Sister, yeah, I know. This is my sister. I talked to her. This morning, then I talked to her with your father.
Haguruka. Ndaguhaguruka Kinyarwanda, ndaguhaguruka. Haguruka. Haguruka wakize. Haguruka wakize. Haguruka. Inda yatwarutse. Haguruka.